Nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho mwese. Ako kantu nkunda kukavuga. Ubundi amateka y'u Rwanda yazimiye ntiyakabaye areba bamwe ngo abandi bayareke kubera yuko bose arabareba. Rero urumva yuko Rurema atigeze arobanura. Yahamagaye ubutaka bw'amashyamba, ahamagara ubwo hakurya ku butayu, ari nabwo bazahabwa umubumbe wa kane uzakurirwa na se w'isi uzayobora iriya si yo hakurya. Ni ukuvuga iriya si yo hakurya yari yaragomeye Rurema. Iyo mba mvuga ibyo ngibyo ntihakajya hagira abanga ibyo mvuga. Burya kugoma ni bibi, kandi umubyeyi ntareba umwana witwaye neza gusa, n'uwitwaye nabi nawe akomeza kumureba. Rero niyo mpamvu atahamagaye ibizima byafatiwe hakurya gusa. Urumva yahamagaye bya bizima byafatiwe hakurya, ariko arababwira ati muzane umwe mu mwabyaranye n'abanyigometseho, muzahabwe umubumbe wa kane, hanyuma azashobore kuyobora iriya si yo hakurya. Nubwo bari bagize icyo kibazo, ariko ntabwo yagombaga kubasiga inyuma. Aribwo rero bazahabwa ijuru rya mbere ringana n'ijuru rya Kamonyi, ngira ngo nabivuzeho, bakisanga bari hejuru, bariya bagahita bavuga bati natwe hejuru yacu hariyo ubusa, reka natwe twijyane. aribwo bazubaka wa munara w'i Babeli. Ngira ngo nabibabwiyeho mu kiganiro cy'abamarayika, murakibuka uburyo nakivuzeho. Rero urumva ko atarobanuye, ndetse n'abahawe inshingano bagiye hejuru, abo ni abari bagiye kuzajya batanga umuntu w'imbere utagaragara. Urumva yuko nubwo bari barigometse kuri Rurema, hakaba hari abandi bagiye, aribo navugaga cya kiganiro nigeze gucishaho bimanuka, hamanukiramo abakozi, we nanjye n'undi dusangiye ibitaka byo hasi, ngira ngo mwaragikurikiye. Urumva ibyibuze bitigeze byororoka ahangaha, urumva nabyo ko byazamutse. Ariko abatanga utagaragara, umuntu utagaragara w'imbere mu mubyeyi, ni ba bamarayika, kandi noneho n'ababera, abo bakomokaho bafungiye mu nyanja, ariko abatanga insoro zabo mu nda kugira ngo bororoke ni ba bandi n'ubundi bahawe hejuru, bayobowe na Data wa twese, noneho bakaba bakorana n'uwisanzure, ari wo wabaye ise w'isi uzayobora iriya si yo hakurya. Urumva ni ukuvuga ngo ibikorerwa ku butaka bw'abirabura, ibikorerwa ku butaka bw'ubutayu, ndetse no mu bera barabibona. Urumva rero gukunda amateka mwese ni byiza, kandi mwese mukayagarukira. Iyo mba mvuga
ntabwo mba mvuga abirabura gusa, simba mvuga abanyarwanda, simba mvuga abirabura gusa cyangwa se abarabu gusa, n'abera ndabavuga kuko twese turi bamwe, dukomoka hamwe. Ntihakajye hagira ngo nimvuga amateka y'u Rwanda yazimiye ngo wumve ngo abera ngo ntibisangamo ibi. Mwese muri bamwe, ahubwo mwakabaye muza mu kubaka ubwami bwa rurema, noneho mukagira isi nshya, n'ubwami bukagira ubwami bushya. Ibyabayeho kera bikongera bikagaruka. Ndi hano kugira ngo mbahuze n'ibitagaragara, kandi n'ubu ngubu mubibamo, ariko ntabwo muba muzi ngo bituruka hehe. Ngira ngo nigeze mvugaho igihe abaje bwa mbere basenyaga inkingi y'igihu, ari nabo baje kudusigira amoko. Nigeze kubavugaho ko bahuye n'umwami w'ijuru rya Kamonyi, bagasanga rya tara ry'umucyo, bakumva bararikunze kubera hakurya bari mu mwijima kubera ibihano bya rurema. Hano dufite itara ryaducaniraga, ari nabwo Umugobanya atigeze abaheza, naho yitabiraga nyir'ibihuri mu ngoma, barabyumvaga avuga ngo ye zahondi nkuze nkuzwe. Rero icyo gihe Mugobanya yaje gutanga ibyo yari ahawe, bamubwiye ngo babasabire ibyo yari ahawe, arabibaha, birimo n'iri koranabuhanga n'ibiki. Ngira ngo icyo kiganiro nigeze kukivugaho n'umwana wanjye, ngira ngo mwaragikurikiye. Aribwo bya bindi batwaraga, muzakurikira ku audio byose birimo, kuko guhora mbisubiramo, urumva mujye mukurikira ibiganiro birimo mu audio umwana wanjye w'umukobwa arimo abivuga. Rero ibyo bamaze kubigeza hakurya, babijyanye n'ubundi biri mu Kinyarwanda. Ibyo rero ni ukuvuga ngo byakomeje kububaka. Hari amagambo menshi aba avuzwe ukumva ni mu Cyongereza, ariko bitari mu Cyongereza, biri muri rwa rurimi rwacu n'ubundi. Ni ukuvuga ngo iryo koranabuhanga batwaye ririmo n'aya matara, ririmo na internet n'ibiki, u Rwanda iyo rufite ikibazo, ubwami ndetse n'isi nta mahoro baba bafite. U Rwanda rumaze gusenyuka, hakurya bakomeje kuba bagifite amafaranga n'ibiki byose, ariko ntabwo bari barigeze bahuza isi ngo bimwe nk'ubu ngubu, ubwo u Rwanda rushya rwagarutse. Rero uru Rwanda rushya aho rugarukiye, nibwo na bya bindi bibye ku gihe cya Mugobanya byongeye bigaruka ku butaka bw'amashyamba. Ubu ngubu isi ikaba yarabaye imwe. Abakurikira ku audio ngira ngo mwarakumvishije. Iyo bagiye kuri internet, ntabwo internet ushobora kuyijyaho udafashe telefoni yawe ngo ushyiremo ikiswe data. Njyewe sinigeze njya muri ayo mashuri ngo ndagira mfata ibyo bavuga nkabisesengura, ariko umuhanga waba uhari cyangwa ukurikirana ibiganiro byanjye ukaba uri umuhanga, uzambwira ikintu kiswe data ni iki.
ese ni rurimi ki? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ujye kureba ya interineti ubanza kuba ufite data. Ubwo ni data wa twese. Iyo ushyizemo iyo data nibwo muhita bikwemerera iba ari nka password, noneho ugashobora guhura n'umuntu uwo ari we wese uri hirya no hino ari ku bw'amari no ku isi. Ibyo ni ikinyarwanda. Ariko mwumva atari ikinyarwanda mwazambwira ngo ese ubundi data ni iki? Rero burya inshuti zanjye, gutandukana n'umuco ni ikintu kibi. Iyo bahora bavuga data bo baba bafite icyo bavuga kandi kirabafasha. Uwo data niwe utuma bororoka. Uwo niwe uhagarariye bya bizima n'ibizimya ari byo byabaye abamarayika. Nibo bohereza umwana mu nda ya mama we. Bavuga data inshuro nyinshi. Ubyara akitwa daughter. Ubwo urumva barimo barakurura data. Urumva ni ukuvuga ngo baba bavuga data igihe cyose. Rero nshuti zanjye, mwaba muri abanyaburayi, mwaba muri YouTube, mwaba muri bande n'abahindura, kubera yuko ndababona bakurikira ibiganiro byanjye. Ibi ni ibintu by'imizi. Mugomba kubikunda. Kandi kugira ngo bigukunde 100% nuko ukunda aho bishibuka ubutaka bwa rurema. Nuko mwakabaye muza mu kubaka ubutaka bwa rurema, mukagira ubwami bushya. Harazimye, ntabwo hazwi. Iteka muhora muharwanya. Mwashatse no kuhazimya, ariko ntabwo ari byo. Abashatse kuhazimya ni ya mbaraga y'ikibi mukomokaho. Umubyeyi naba mubi ukabimenya, mukosore. Kandi nibi ngibi mubona muragarura, mukagarura data, mukagarura bene ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo bisubiyeho. Niyo mpamvu babazanira ibya kera bakabibazanira mu kinyarwanda. Ziriya ni imbaraga ziba zituruka mu nyanja. Buriya iyo muba mugiye koga, barazwa amazi, bahabwa amafi. Iyo urya ifi, buriya ni ukuvuga ngo uba urimo kurya ibizima n'ibizimya byahawe amazi, byarazwa amazi, bifungiye mu mazi. Ku butaka bw'amashyamba ndetse n'ubutayu, iyo uriye inkoko, uba uriye nyagasani. Aboneka mu isake. Iyo uriye igi, uba uriye igihanga. Hari inkoko, hari n'isake. Inkoko ni imfura ishibuka ku yindi, ni igihanga. Ni imfura ishibuka ku gihanga ndetse n'igihanga. None imfura ishibuka ku yindi ni isake. Niyo mpamvu bakubwira ngo nurya amagi afite intungamubiri. Inyama iryoha ikaba inkoko. Ntabwo muba muzi ibyo ari byo. Burya kurya inkoko buriya urimo kurya inkuba. Ariko y'umwimerere ya kera y'inyarwanda.
rero iyo mvuga bene ibyo, abenshi ntabwo bamenya ibyo mvuga ibyo ari byo. Buriya gutandukana n'ibitagaragara nshuti yanjye ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ukwitonda, ni nabyo byabamaze. Cya kibi gishinzwe kiri mu bitagaragara, ndetse n'icyiza kiri mu bitagaragara. Icyiza kibicaye mu mitima, cyasimbuye ikibi kiri ahangaha mu irugu. Icyo cyari kibicaye mu mitima nicyo cyaberekaga ngo uyu nguyu nta sano mufitanye, uyu nguyu nta sano mufitanye. Mugaruke ku muco, kandi ico ntabwo rireba uyu cyangwa uyu. Mwese mugomba gusezerera ico mugasubira ku muco. Njya mbabwira ngo imbaraga yanyu isigaye mu jisho kuko roho zaragiye, mukavuga ngo ndababeshya. Burya umuntu iyo atakaje urugingo rw'ijisho kandi yari mu roho, burya barangiye. Nimba wenda mushobora kuvuga ngo ndababeshya, iyo ugeze mu bantu utinya iki cyangwa se wubaha iki? Ya maso ya ba bantu yose araguhuriraho. Ibitagaragara bishingiye mu jisho kuko roho yaragiye. Hano muri uru Rwanda rwacu twahuye n'ibibazo byinshi. Ibyatuzaniye y'amoko byose twakomeje kubyimika. Bakuyeho umwami Nyagasani bakadusimbuza umwami Imana, bakazana na demokarasi y'ikibi. Niho haziye bya bindi by'isumbanya. Hano twari dufite icyiciro cyari cyemerewe guhemukira abandi cyangwa kwica abandi, n'icyari cyemerewe kwicwa. Wahura n'umuntu muhuje ururimi, muhuje ubutaka, muhuje iki, ukagenda ubebera. Ni ukuvuga ngo ntutinye wa muntu, utinye ijisho rye. None ubu ijisho ryarahinduwe, usigaye ureba umuntu ukamurebamo nka mugenzi wawe. Uhindura iryo jisho rituma utakikanga si umuntu, n'ukwicayemo. Ariko watumaga wikanga rya jisho araha. Akorera ku mugaragaro ariko mu buryo butagaragara. Umuntu araza akaguhemukira ku mugaragaro ariko mu buryo butagaragara. Uraza ugafata inzu yanjye ukayisenya, umbwira ko urimo kungirira neza. Urumva urimo urampemukira ku mugaragaro ariko mu buryo butagaragara. Ukora neza ku butaka bwa rurema, uwo nguwo azakirwa ku karubanda, noneho akarubanda kazamuhereza umuryango uzamwinjiza mu muryango
noneho umuryango ukazamuha umuryango w'ijuru. Iri ni ijuru mugomba kuba murimo muri iri juru rya Kamonyi, noneho mukaba mukorera ijuru rya gatatu. Ijuru rya Kamonyi ryashinzwe n'ijuru rya mbere ry'abamarayika. Iri ni iry'abazima. Abazima ntimushaka no kubamenya, nta nubwo munabakunda. Hari bo biswe abakezarurema Kwanda bakomoka ku mwami Gihanga, bo nibo bicaye mu mitima y'abanyarwanda. Mwubahe ibitagaragara bavandimwe. Ndabashimiye, Nyagasani akomeza abane namwe. Ese ubundi uvuga Nyagasani ninde? Uvuga Igihanga ninde? Ku butaka bwe noneho uvuga Rurema ninde? Ubu ubyutse mu gitondo ukavuga ngo uyoboye u Rwanda cyangwa ukuriye u Rwanda ni Habimana. Noneho ukuriye u Rwanda akumva yuko hari urimo kuvuga ngo ukuriye u Rwanda ni Habimana kandi atari. Ubwo se we yabyishimira? Iyo muhagarara ku butaka bwa Rurema mukakomeza kuvuga Imana na Yesu wa Isirayeli, mutavuga Nyagasani kandi mwari muzi yuko umwami yitwaga Nyagasani, ntabwo yashyirwagaho n'abantu. Iyo bavuga ngo wahanze u Rwanda ngo ni Gihanga, baba bamubeshyera. Gihanga yararuhasanze kuko nawe yiswe Ngoma Ijana. Urumva hari izindi ngoma zari imbere ye. Urumva mbere yitwaga Kayira Keza k'indiba y'ingoma, wiswe Karuhanda, ariwe wiswe Gihanga. Karuhanda ariwe wiswe Gihanga. Wahanze u Rwanda ruhangira mu misozi igihumbi, mu rw'imisozi igihumbi. Uwo niwe wiswe Karuhanda. Umuhanda mutakigira. Ugira umuhanda nukunda ba nyir'u Rwanda, nutekerereza ba nyir'u Rwanda ibyiza, uraza ugasenyera Kavuna ku manywa y'ihangu. Ubaha abo ushinzwe, ibitagaragara nabyo bizagukunda. Birababaje kubona waba waragiriwe amahirwe ugatuzwa ku butaka bw'Igihanga, mugahabwa ubutaka bw'Igihanga, mukazabuvaho nta cyiza mubusizeho. Ibi mwirirwa muvuga ngo mwazamuye ama etaje, ngo mufite imihanda, ngo murubaka imihanda. Mutareba ubuzima bw'abanyarwanda. Babaciriritse bishwe n'inzara. Hirya no hino bakikijwe n'abagomba kubahereza ibyo barya. Twaryaga ibitoki byavaga Kiboga. Ugahunga igeze ku 30,000. Abafite akazi ni 10%, 90% nta kazi bagira. Iyo uraruriye udatekereza yuko hari uwaburaye, biba bibabaje inshuti zanjye. Njye nshinzwe ibitagaragara nkabizana mu bigaragara. Ubu turi ku kagozi, ndabibabwiyeho ubushize. Ako kagozi tugomba kukubaha. Ako kagozi twagasigiwe n'abamarayika. Ako kagozi nakaduhuza twese. Niyo mpamvu umwirabura byara, umwirabura yororoka, umwarabu akororoka, umwera kororoka, kandi ababikora n'abamarayika bahawe ijuru rya mbere. Mwirirwa muhohotera ababakomokaho babazima. Ndabashimiye, murakoze cyane. Nyagasani akomeza abane namwe.